Jihadi n'ibintu Jihadi yabaze avuga mifupa sha mbivuge hosera Jihadi kosa yakoze kwari ukuvuga mifupa and then aitasubiza Kasuku kubera Kasuku yashatse gushotora Jihadi mwumva Kasuku yashatse gushotora Jihadi mwumva akamushotorera hano kuri live Jihadi arashotoreka rero ashotoretse ubundi Jihadi ibintu bya mifupa ntabwo byari ibya danger twabibonye twabicishije amaso ni ibintu bisanzwe abantu baratwikana barabaga Jihadi yari yabaze mifupa ariko ndibaza ko Jihadi impamvu yari yabaze mifupa nuko probably yagize vogue ukushuzana agasoga bugari so impamvu Jihadi yari yabaze mifupa ku mitekerereze yanjye Jihadi yari yabaze mifupa kubera I think Kafurigisi nako ari ukuntu gatera umujinya akadige nibwo kakiza nibwo karimo karatwika imihanda yose kameze uko nguko gafite udu confidence zo confidence mba namubwiye ati Ferigisi hano nutagira confidence baraza kukunya ku mutwe namubwiye ati Ferigisi hano nutagira confidence baraza kukunya ku mutwe namubwiye ati rero Ferigisi reka nkubwire wowe nuvuga ijambo uhamije Ferigisi ndamwoherezaga kwa Sabe nkamubwira ati icyo kiganiro ukoze Sabe ndamubwira naje posting ari nk'ibiganiro nka bitatu bya Sabe yapoze kagitinya kagira kirambwa ati hagarara reba muri kamera vuga nkuko ubone ngenzi no gustopinga umukameraman nkamubwira ati zooming cameraman zooming ijambo ngiye kubiri kurikiraho riraba biri important umuntu agahita penga attention domba giye kuvuga ubute abwira zoom come closer ngiye kuvuga naye ndimo ndavuga ariko ubu ngubu I want amagambo akurikiraho ko unzoominga kugira ngo nshire muri kamera neza kugira ngo mivuge ati kamera ndareba muyihe ni ngiyo ndi kuri television ndavuga ati kamera bareba yihe muri avuga ati iyo hagati navuga ati yo hagati zooming ibe ngiye kuvuga biri very important uko niko wigisha umuntu confidence ya kamera si buri muntu ashobora kuza kuri kamera ngo avuge ibyo ashobora reka n'abantu bakeye rero Ferigisi tubatwara mu traininze kuvuga rira abantu bahita bakanga kandi ugafite confidence nka ziriya karangwa akakantu karajyaye ariko remember Ferigisi afite size afite na face kandi abagabo nibo batanga akazi ubundi icyo nicyo kintu nabanje kumwija ngabwita Ferigisi nutava mu bibagi byawe ibyo bipantaro uguma wambara bisa nk'iby'abagabo kwambara nk'abahungu abo batanga akazi rero umugabo yagiye gutanga akazi abanza kureba ukusa cyane mu Rwanda ntabwo nshaka kuguha akazi mba nshaka kuguha akazi ngo uteretereho byange cyangwa bikunde abagabo nuko batekereza bose ku